Ndi Philippe Musemakweli. Karirimbo kitwa Duduke na Kasi. Duduke nyine ni ngo nukuntu umutima udunda ngo du-du-ke. Aka karirimbo wagatura umubyeyi utwite ukagatura umwana wawe uri mu nda yawe. Nabo wabyaye wagatura umwana wawe. Okay. Ababyeyi ndabasuje ndabakunda cyane kubw'inshingano mufite. First let me say to you, ati mbere na mbere reka mvuge kuri wowe, ntabwo nategereza kukubona mwana wanjye kuko nagutegereje igihe kirekire. Urabizi ntabwo wamenya uburyo mukeneyemo. Muramusengera buri munsi ngo igihe uzaza nzahite musomagura. Muravuga buri munsi ko ngusengera mu mutima wanjye niho gace wiberamo. Nyuma mu mutima wanjye udunda ngo du-du-ke. Kubera yuko ari wowe mahitamo yanjye mwana wanjye. Ati ndirimba nk'umutima wanjye udunda ngo duduke ku bwawe. Ati mwana wanjye rwose uri ubuzima bwanjye. Reba ntabwo mfite kugukubita mu isi gutyo gusa, nzaguha ibyo mfite byose. Oh mwana wanjye urakamarayika kanjye, you are my angel. Ati urabizi ko baramusengera buri munsi, umutima wanjye niko gace konyine wiberamo. Niyo mpamvu umutima wanjye uhora udunda ngo duduke, kuko ni wowe mahitamo yonyine mfite mwana wanjye nkunda cyane. Ati ndirimba nk'umutima wanjye uhora udunda ngo duduke, nyine witeguye kuzakubona mwana wanjye. Ndi Philippe Musemakweli. Ati ni wowe wenyine umutima wanjye udundira ngo duduke, nanjye nkuririmbira mwana wanjye ako karirimbo duduke duduke. Keza mwana wanjye ndakagutuye n'abandi bana muri kunyumva. Okay. Mwibuke gukanda like na subscribe mbaryohereze. Ndi Philippe Musemakweli.